mbere yuko tuvuga ku bwenge, mbere yuko tuvuga ku bukire, mbere yuko tuvuga ku kuba umuntu uzwi cyangwa se wubahwa, hari ikintu kimwe kiruta byose, ni ubumuntu. Ubumuntu si amagambo uvuga, si imyambaro wambara, si n'aho wiga cyangwa se amafaranga ufite. Ubumuntu bugaragarira mu byo ukora nta muntu ukubona, mu byo uvuga iyo nta nyungu ufitemo, no mu byo uhitamo iyo wagombaga kwihitiramo wowe wenyine. Isi irimo abantu bafite ubwenge ariko badafite umutima, irimo abafite imbaraga ariko badafite impuhwe, irimo abafite amagambo meza ariko ibikorwa bikaba bibi. Uyu munsi reka twinjire mu kiganiro buhoro buhoro, twumve, twiyumvishe, tumenye imico igaragaza umuntu ufite ubumuntu nyakuri. Niba uyisangamo, menya ko uri ku rwego rwo hejuru kurusha uko wibwira. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Umuntu ufite ubumuntu yubaha abandi, ntabwo yubaha abakomeye gusa, ahubwo yubaha n'aboroheje, abato n'abadafite icyo bamumariye. Umuntu ufite ubumuntu agira impuhwe, abona ububabare bw'abandi nk'ubwe, ntarindira ko bugera kuri we. Avuga ukuri niyo kubabaza, abirutisha kubeshya bimuhesha amahoro y'igihe gito. Yumvira abandi, ntatekereza ko ari we uzi byose, yemera ko hari icyo yakwigira kuri buri wese. Umuntu ufite ubumuntu afasha atagamije inyungu, iyo agufashije ntabika inyandiko y'uko uzamwishyura. Umuntu ufite ubumuntu yicisha bugufi, niyo ateye imbere ntiyibagirwa aho yavuye, ababarira abandi mu mutima, ntaseka umuntu uri mu byago, ahitamo kumuba hafi. Ashima by'ukuri, avuga murakoze atari nk'ijambo gusa, ahubwo ari nk'inyigisho. Afite umutima wo kubabarira, ntababarira kuko yibagiwe, ahubwo ababarira kugira ngo adakomeza kubabazwa. Umuntu ufite ubumuntu afata inshingano z'amakosa ye, ntashinja isi, ntashinja abandi, yemera amakosa ye akayigiramo amasomo. Umuntu ufite ubumuntu agira kwihangana, yumva ko buri kimwe kigira igihe cyacyo, ntatesha agaciro abandi, niyo adahuje n'ab'ibitekerezo arabubaha. Arinda amagambo ye, yemera ko amagambo ashobora kubaka cyangwa se agasenya. Umuntu ufite ubumuntu aba afite umutima usukuye, ntagira ishyari, ntagira inzika, ntagira umugambi mubi wo kugirira abandi nabi. Afasha atavuze, akora ibyiza mu ibanga, akagisha inama mu mutima we. Aba afite kwemera mu byo akora, ibyiza akora bihuye n'ibyo yemera. Aba afite ubuntu, tanga atarebye icyo asigaranye, ahubwo areba icyo afashije undi. Umuntu ufite ubumuntu aha abandi amahirwe, yemera ko umuntu ashobora guhinduka. Umuntu ufite ubumuntu aba afite urukundo nyakuri rutagendeye ku nyungu z'igihe gito. Umuntu ufite umutima mwiza aharanira kuba mwiza n'iyi si itabimusaba, niwe muryango we, niwe ndangagaciro ye. Ubumuntu si impamyabumenyi, si izina rinini, si igihembo uhabwa n'abantu. Ubumuntu ni umurage, ni ikintu usiga mu mitima y'abandi. Hari abantu tuzirikana atari ukubera ibyo bari bafite, ahubwo kubera ko tutiyumvishaga ko batwubahaga nuko batwerekaga ko turi abantu. Niba ufite ubumuntu, waba udafite byose ariko ufite icy'ingenzi kurusha byose. Isi ishobora kugusiga inyuma, ishobora kukwima amahirwe, ishobora kukubabaza, ariko ntizigere igukuramo ubumuntu kereka uyemereye. Komeza ube mwiza niyo bigoye, komeza ugire impuhwe niyo zitagushimira, komeza ube umuntu niyo isi ishaka kukwigisha ubugome, kuko kumeruka abantu ntibazigera bakwibuka kubera ibyo wavuze, ahubwo bazakwibuka kubera ko wabaye umuntu.